Basuhuje kandi mbahaye ikaze kuri channel yacu kandi yanyu Impanga TV tunyuzaho filime Urukundo rw'inzitane. Ubu tukaba tugeze kuri episode ya 52. Ndagusabye wowe udukunda bivuye ku mutima kora subscribe ujye ubona filime mu ba mbere, kuko hari abantu badukunda bareba filime zacu buri munsi ariko bakabona filime haciyeho igihe kirekire, bakaduha comment zivuga ko filime bazibona bitinze. Icyo kibazo rero twarakimenye, giterwa no kuba utakoze subscribe. Kora subscribe unafungura inzogera uzajya ubona filime mu ba mbere. Nkaba ndaha rero kugira ngo tuganire nakira ibitekerezo byanyu kuri episode ya 52 tumajije kubagezaho, mutubwire ibyo twakongeramo cyangwa ibyo twakuramo kugira ngo filime yacu ikomeze ituryohere. Ese koko mwabonye irangira gute? Mutubwire n'ukuntu mwabonye Rugero utangiye guca umugore w'inyuma. Ibitekerezo byanyu turabyakira muri comment, dusangire ibitekerezo. None se mubona Derek imigambi afite yo kwegukana darirene izagerwaho nta nkomyi? Ku munsi w'ejo ntimuzacikwe, tuzabaha episode ya 53, ariko umuntu utarakanda subscribe nabikore afungure n'inzogera kugira ngo ajye abona notification ya filime nshya mu ba mbere. Nizere ko ejo tuzaba turi kumwe tukagaruka mutubwira uko mwabibonye. Murakoze.